Tugiye kwigira hamwe isomo rya kategori D n'uburyo dukoramo parikingi yayo. Wari uzi ko kuri kategori D tutaringanizaho rotorovizeri, ahubwo turinganizaho n'umuryango tica aba yicayeho aho ukingukira. Nk'ibisanzwe iyo umaze kuringanizaho n'iki giti naho umuryango ukingukira, tureba muri rotorovizeri y'ibumoso, ugakata imodoka yose, ukareba muri rotorovizeri y'ibumoso ukabonamo ibiti bibiri, ugahagarara ukagorora amapine. Kugira ngo umenye ko imodoka yawe yagezemo, ureba muri rotorovizeri y'iburyo n'ibumoso ko imyanya ingana, imodoka iri muri parking hagati iba yagezemo. Dore uburyo iba yagezemo. Noneho reka turebere isomo hamwe muri rusange uburyo ushobora gukoramo kategori D. Bisobanura buri kimwe. Reka turebere hamwe ibiti bigize parking ya minibus. Iki ngiki nicyo ukatiraho witaje kugira ngo utagonga parikingi utaratangira. Iki ni cya giti tutaringaniza na rotorovizeri, turinganiza n'umuryango w'aho mwana aba yicaye. Iki ni igiti cya kabiri tubona muri rotorovizeri y'ibumoso iyo twakase imodoka yose. Iyo umaze kubona ibiti bibiri ibumoso, ureba muri rotorovizeri y'iburyo umaze kugorora, igiti cya kane ubona nicyo iki ngiki. Iyo dusoje gukora manevure, tubanza kubona muri rotorovizeri y'iburyo n'ibumoso ko parking yagezemo neza, uragorora amapine ukigira imbere, ukarengana rotorovizeri n'iki giti, ubundi ukavuza ihoni. Imodoka iba iteye hano byibuze hagati ya parikingi n'iyi modoka n'iyi minibisi haba harimo byibuze nka metero 3 nk'ibisanzwe. Ugakata imodoka yose bisanzwe, ukareba cya giti kutakigonga, ariko ukacyegera, ukireka kukireba, ukareba kimwe cy'imbere. Iki cy'imbere ntabwo turinganizaho noneho rotorovizeri, ariko twigira imbere tukaringanizaho aho urugi barukingurira. Ugahagarara, imodoka yose ni ibisanzwe, uhita ujya imbere gushaka ibiti bibiri, ureba muri rotorovizeri y'ibumoso, kimwe bibiri, wabonamo icya kabiri, tugorora amapine, ushyiramo rivanse, ukareba cya kindi cya kane ari nacyo usanze. Kugira ngo kimwe cya kane kigereho neza nuko uringaniza urutugu n'iki ngiki cyo mu nguni kuri ibi by'imbere, kiriya cya gatatu cyo mu nguni. Iyo uringanije nacyo urutugu, uhita uhagarara, ukata imodoka yose, ugasanga iby'inyuma, ukagenda ukacyegera, ukigera inyuma ukacyegera, wakigeraho ugahagarara, ugasangira manevure, imbere gato, ugahindura amapine, ugakorera inyuma cyane, ukawegera imbere, ukagorora amapine neza, kandi ukareba ko imodoka yawe irimo neza. Ukavuza ihoni. Ahangaha imodoka iba irimo neza. Urumva ko muri rotorovizeri y'ibumoso haba harimo umwanya, n'imbere nyine ku ruhande rwa ruguru harimo umwanya, utabona bino biti no ku ruhande rwo hepfo burimo, ubundi ugasoza parikingi yawe. Noneho kuri minibisi ugiye gusohoka, wigira imbere cyane, ugahagarara, ugahita ukata yose iburyo, ukegera inyuma, ureba inyuma bya biti by'inyuma, ukabyegera ntugire na kimwe ugonga, ugahagarara, ugahindura amapine yose ibumoso, ukigira imbere cyane, ukegera kimwe cy'imbere cyo basohokeraho, ugahagarara ntukigonge, ukigira inyuma gato, nta kindi cy'inyuma ukacyegera ariko ntukigonge, ugahagarara, ugahindura amapine yose. Hano parikingi birangiye.